Muraho neza bakunzi bacu aradukurikira umunsi ku munsi. Iki ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho ko n'imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsindirwa amanota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nshyizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo agenda bashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0788351626 tubigishe mujya mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki aho banyura bazengurutse? Gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru, nta kirango. Kikaba gisobanura iki kuri rompuwe? Niko mubyita mu ndimi z'amahanga. Atangiza ku binyabiziga biri mu muhanda munini. B tangiza ku binyabiziga biturutse ibumoso. C tangiza ku makamyo na za autobisi. D ibinyabiziga byose uretse amapikipiki bigomba gutanga inzira. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni B. Tangiza ku binyabiziga biturutse ibumoso. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Iyo ukibonye hari abanyura bazengurutse, uba ugomba gutanga inzira ku binyabiziga biri ibumoso bwawe. Kubera iki? Kubera ko iyo tugeze ari abanyura bazengurutse, icyerekezo cyose waba uturutsemo uhita winjirira iburyo. Rero biriya binyabiziga biri ibumoso bwawe aba ari bya binyabiziga byagutanze kuhazenguruka. Rero uba ugomba kubiha inzira bikabanza bikazenguruka, ukabona gukomeza urugendo rwawe. Bajya banakibaza ngo iki cyapa gisobanura iki mu nkomane, uzaba uratanga inzira ku binyabiziga biri kugenda mu muhanda munini ugiye kwinjiramo cyangwa ugiye kwegera. Niba kubaza ngo iki cyapa gisobanura iki nta kindi kintu barengejeho, uzavuge ko gisobanura ngo tanga inzira. Nubwo buryo butatu babibazamo, byose mba mbigusobanuriye kugira ngo uhure nabyo mu kizamini wakora mu kanya ubifite amakuru uhita ubikora. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande kimwe n'ubwa romoro kikuruwe na bene icyo kinyabiziga ntibushobora kurenza ibipimo bikurikira. Ntibushobora kurenza ibihe bipimo: A metero 1.25, B santimetero 30, C santimetero 75, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni A, metero 1.25. Kino kibazo bajya bagihindura ukahitamo santimetero 30. Uzahitamo santimetero 30 ryari, uzahitamo metero 1.25 ryari. Iyo bavuze ngo ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande, idafite akanyabiziga ko ku ruhande, uhitamo metero 1.25. Iyo bavuze ngo ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki ifite akanyabiziga ko ku ruhande, ifite akanyabiziga ko ku ruhande, uvuga ko ari santimetero 30. Nubwo buryo bubiri bakibazamo kino kibazo, naho ubundi utakibonye wagira ngo ni cya kindi wari wabonyeho bigatuma usubiza ibitari byo. Ariko mba mbikubwiye hakiri kare kugira ngo uhure nabyo mu kizamini wakora mu kanya ubifiteho amakuru uhita ubikora. Murabizi intego yacu ni ugukora rimwe tugahita dutsinda.
nka Rwanda Driving College TV. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka, mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, ngufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Nimutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626, tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira itara ry'ubururu rimyatsa riboneka mu mpande zose. Ibihe binyabiziga? Ibinyabiziga bifite ubugari burenga metero 2 na santimetero 10. Ibinyabiziga bya polisi y'igihugu. Ibinyabiziga ndakumirwa. Ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni se. Ibinyabiziga ndakumirwa. Bino binyabiziga ndakumirwa nka zambihance ndetse n'ibindi binyabiziga ndakumirwa byose mubona ko biba bifite itara ry'ubururu rimyatsa riboneka mu mpande zose. Rero hari abantu bakunda kwica kino kibazo bahisemo B, ngo ibinyabiziga bya polisi y'igihugu. Yego, ibinyabiziga bya polisi y'igihugu nabyo bigira ririya tara rimyatsa riboneka mu mpande zose, ariko nuhitamo B, izambirance uzaba uzikuyemo. Ariko niba ngo ibinyabiziga ndakumirwa byose uzaba ubikubiyemo. Niyo mpamvu ugomba guhitamo C, ivuga ko ibinyabiziga ndakumirwa byose aba ari byo biba bigomba kugira itara ry'ubururu rimyatsa riboneka mu mpande zose. Ikibazo cya kane kikabaza ngo amahoni y'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri agomba kohereza ijwi ry'injyana imwe rikomeza kandi riracengera amatwi, ariko ibinyabiziga bikurikira bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'iry'ibivuzwe haruguru. Ibihe binyabiziga biba bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'iry'ibindi binyabiziga? Ibinyabiziga ndakumirwa. B, ibinyabiziga bikora ku mihanda. C, ibinyabiziga bifite ubugari burenze metero 2.10. D, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ibinyabiziga ndakumirwa na B, ibinyabiziga bikora ku mihanda bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri D. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni D, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ibinyabiziga ndakumirwa n'ibinyabiziga bikora ku mihanda biba bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'iry'ibindi binyabiziga. Uzabyumve nk'umuyobozi agiye gutambuka hagacaho ya modoka ya polisi, uzumva ukuntu ivuza ihoni, uzumva bitandukanye n'iry'ibindi binyabiziga. Cyangwa uzumva ukuntu nka ambulance ivuza ihoni, uzumva bitandukanye n'iby'ibindi binyabiziga. Niyo mpamvu duhisemo D, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Utari wahisemo ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo icyapa kibuza kunyura ku bindi binyabiziga byose uretse ibinyamitende 2 n'amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande gifite ibimenyetso by'amabara akurikira. Kiba gifite ibimenyetso by'amabara asate: A, umweru n'umukara; B, umutuku n'umukara; C, ubururu; D, B na C ni ibisubizo by'ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni B, umutuku n'umukara. Kiriya cyapa kikubuza kunyura ku bindi binyabiziga byose. Ubujijwe kunyura ku makamyo, ubujijwe kunyura kuri za dayihatso, ubujijwe kunyura kwa zino modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange. Ibyo wemerewe kunyuraho byonyine ni ibinyabiziga by'imitende 2 n'amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande. Hari icyapa rero kibigaragaza. Icyo cyapa kiba gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'umweru, ni umuzenguruko w'umutuku, ibirango haba harimo imodoka ebyiri. Iri iburyo iba ari umukara, iri ibumoso iba ari umutuku. Bari batubajije kuvuga amabara, rero aba ari umutuku n'umukara. Ndizera ko aramusamo B, ndizera ko aramuskandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora.
ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu kuko uru ntabwo ari uruziga, iyi ntabwo ari mpande enye, umuzenguruko utukura, buso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Umuyaga w'intambike, B urusaku rwo mu muhanda, C ikibuga cy'indege, D ibisubizo byose nibyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni A, umuyaga w'intambike. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, birangwa no kuba bifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba kivuga ngo ugiye kugira ahantu hari umuyaga w'intambike, ukibuka ko bino byapa biburira uba ugomba kubibona hakiri kare kugira ngo ujye kugera aho hantu bari kukuburira icyo cyago kiri, warushijeho kwitonda. Akenshi bino byapa bishyirwa hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 y'ahantu habyerekana. Wabona kino cyapa kikubwira ngo umuyaga w'intambike, ukabanza ukagenda urugendo hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200, ukabona kugira aho hantu hari uwo muyaga w'intambike. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo umurongo uciyemo uduce umenyesha ahegereye umurongo ushobora kuzuzwa n'uturangaguta tw'ibara ryera. Utwo turangacyerekezo tumenyesha. Utwo turangacyerekezo tumenyesha iki? A igisate cy'umuhanda abayobozi bagomba gukurikira, B ahegera umurongo ukomeje, C igabanywa ry'umubare w'ibisate by'umuhanda mu cyerekezo bajyamo, D A na C nibyo. A igisate cy'umuhanda abayobozi bagomba gukurikira na C igabanywa ry'umubare w'ibisate by'umuhanda mu cyerekezo bajyamo, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri D. Hano weho urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni C, igabanyurwa ry'umubare w'ibisate by'umuhanda mu cyerekezo bajyamo. Niba byari ibisate bine biba bigiye kuba bitatu, niba byari bitatu biba bigiye kuba bibiri, niba byari bibiri biba bigiye kuba kimwe. Rero ndizera ko ramsamo C, ndizera ko ramskyandika ku papuro. Tari wahisemo, ndizera ko n'icyambuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo ahantu ho kugendera mu muhanda yerekanwa n'ibimenyetso bimurika, ibinyabiziga ntibishobora kuhagenda. Ibinyabiziga ntibishobora kuhagenda bimeze bite? A biteganye, B ku murongo umwe, C A na B nibyo, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahantu ho kugendera mu muhanda herekanwa n'ibimenyetso bimurika. Biriya bimenyetso bimurika baba bari kuvuga nibyo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni feruje, aho biba biri gukoresha amatara atatu ariyo umutuku, umuhondo ndetse n'icyatsi. Ngo hari aherekanwa n'ibimenyetso bimurika ngo ibinyabiziga ntibishobora kuhagenda ngo biteganye, kimwe kiri iburyo ikindi kiri ibumoso, kandi bishobora kuhagenda biteganye, cyane cyane kwa ino mihanda y'i Kigali aho ubona nk'imihanda ibiri ijya mu cyerekezo kimwe. Birashoboka ko kimwe cyaparika iburyo ikindi ibumoso bikaba birateganye ku murongo umwe, kimwe kiri imbere ikindi kiri inyuma yacyo. Ibyo byo nibyo bikunda no kwiberaho. Rero bari kutubwira ngo ntibishobora kuhagenda biteganye cyangwa ku murongo umwe, kandi biba bishobora kuhagenda biteganye cyangwa biri ku murongo umwe. Niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndizera ko nibaramuka bagihinduye bakavuga ngo bishobora kuhagenda, urahita uhitamo ko C ari igisubizo cya nyacyo, kuko bishobora kuhagenda biteganye cyangwa ku murongo umwe. Mu kibazo rero bari batubwiye ngo ntibishobora kuhagenda ngo biteganye ngo cyangwa ngo biri ku murongo umwe. Niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndizera ko ramsamo D, ndizera ko ramskyandika ku papuro. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo iyo ikinyabiziga gihagaritswe nijoro ku buryo abayobozi bakigana badashobora kumenya ko kibabereye imbogamizi, kigomba kurangirwa kure n'ikimenyetso cyabigenewe kiri ahantu hagaragara kugira ngo kiburire hakiri kare abandi bayobozi baza bagisanga. Ariko ntibireba ibinyabiziga bikurikira, ntibireba ibihe binyabiziga,
A velomoteri, B ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande, C A na B ni ibisubizo by'ukuri, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni C A na B ni ibisubizo by'ukuri. Nuvuga ngo iyo ikinyabiziga gihagaritswe nijoro hari ukuntu kiba kigomba kugaragazwa kugira ngo abayobozi baza bagisanga bamenye ko kibabereye imbogamizi, bamenye ko bagomba kwitonda. Ariko velomoteri n'ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande byo ntabwo ari ngombwa kugira ibimenyetso bibyerekana mu gihe babihagaritse nijoro. Kubera iki? Kubera ko n'ubundi bizatwara umwanya muto cyane ku buryo bitabangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga. Ndizera ko umenya impamvu duhisemo C. Ndizera ko n'ikimuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Kibazo cya 10 kikabaza ngo abanyamaguru batatanye cyangwa bagize udutsiko tudafatanyije gahunda kandi batanayobowe n'umwarimu bategetswe kujya mu tuyira turi ku mpande z'umuhanda no ku nkengero zijye hejuru uretse ubutaka butsindagiye butandukanye imihanda ibiri bwo kunyurwamo gusa n'aba bakurikira, bwo kunyurwamo gusa n'abandi. A abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda. B abanyamaguru bagize udutsiko tw'abantu benshi. C A na B ni ibisubizo by'ukuri, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni A abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda. Nuvuga ngo abanyamaguru bategetswe kunyura ku nzira ziri impande z'umuhanda, mubujijwe kugendera muno hagati, cyane cyane ku mihanda y'i Kigali hari igihe hagati haba ari nka jaride, mubujijwe kugendera ari hagati hari jaride. Ariko hari igihe uri kwambuka umuhanda ukabona ibinyabiziga biza ari byinshi, ushobora guhagarara kuri iriya jaride akanya gato mu gihe uri kwambukiranya umuhanda. Niyo mpamvu duhisemo A abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda. Niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'ikimuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka, mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, mufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga kuko iyi ntabwo ari impande eshatu, ntabwo ari impande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A komeza imbere gusa, B aho kunyuranaho imbere, C aho guhagarara umwanya munini, D inzira y'icyerekezo kimwe. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni A komeza imbere gusa. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka, bakunda kubikoresha nk'iyo hari icyago kidahoraho mu muhanda. Kimodoka cyaguye mu muhanda kirawufunga, cyangwa se n'igihe cy'imvura ibitaka byaguye mu muhanda birawufunga, cyangwa se nk'iyo umuyobozi agiye gutambuka, cyangwa se ukabona habaye nk'umupira hano muri stade Amahoro n'izindi stade wenda ntabwo ndazigeraho ngo mbimenye, ariko iyo umupira wayeba nka hano muri stade Amahoro hari igihe bafunga nk'imihanda. Rero babereka ibyerekezo bitegetswe kunyurwamo, bashyiraho bino byapa bitegeka, bakubwira wenda komeza imbere gusa. Ubwo iyo ukwiye komeza imbere gusa nta yandi mahitamo uba ufite. Ntabwo wemerewe kujya iburyo, ntabwo uba wemerewe kujya ibumoso. Icyerekezo uba utegetswe kunyuramo ni ugukomeza imbere gusa. Ndizera ko ramutamo A, ndizera ko ramutwandika ku papuro. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo icyapa cyerekana ahantu amategeko y'umuhanda urombereje ibice byinshi atangira gukurikizwa kirangwa n'ibirango, ibimenyetso by'amabara akurikira. Kirangwa n'ibimenyetso by'amabara asate.
A umweru n'umukara, B umweru n'umutuku, C umweru n'umuhondo, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanyuma cy'ukuri nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kiriya cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Kiba gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Ibirango aba ari umweru. Hano hari ahantu babonye umweru gusa nta kindi kintu barengejeho. Ntaho. Niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ariko nujya mu kizamini urakora mu kanya ukabona bavuze ngo ibirango umweru, aho baravuga umweru nta kindi kintu barengejeho, aba ari cyo uhita uhitamo, nicyo kiraba ari igisubizo cya nyacyo. Ndizera ko ramutamo D, ndizera ko ramutse ku papuro. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo igihe ikorwa ry'imirimo ribangamiye cyane cyangwa buke uburyo bwo kugendera mu nzira nyabagendwa, ahakorerwa imirimo hagaragazwa ku buryo bukurikira. Hari icyago kidahoraho, hari imirimo iri gukorwa mu muhanda. Ahakorerwa imirimo hari ukuntu haba hagomba kugaragazwa. Hagaragazwa gute? Icyapa cyera cya mpande enye zingana zifite uruhande rwa metero 0.30. B uruzitiro ruri ku mpera y'iburyo. C A na B ni ibisubizo by'ukuri. D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanyuma cy'ukuri nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Hari imirimo iri gukorwa, ahakorerwa imirimo bashyiraho kiriya cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga, kiba cyanditsemo deviation. Kiba gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Iyo badakoresheje ibyo biranga bakoresha ibitegeka, bakuvuga ngo hano hari imirimo, icyerekezo gitegetswe ni mukomeze imbere cyangwa se mukati iburyo cyangwa se mukati ibumoso bitewe n'ahantu bashaka ko muca. Rero n'ibyapa bitegeka biba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. None hano batubwiye ngo hakorerwa imirimo hagaragazwa ku buhe buryo, nta na kimwe muri ibyo mvuze kirimo. Niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndizera ko ramutamo D, ndizera ko ramutse yandika ku papuro. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo itara ryo guhagarara ry'ibara ritukura rigomba kugaragara igihe ijuru rikeye nibura mu ntera ikurikira. Mu ntera ingana iki? A metero 100 ku manywa na metero 20 mu joro. B metero 150 ku manywa na metero 50 mu joro. C metero 200 ku manywa na metero 100 mu joro. D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanyuma cy'ukuri nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese warabona itara ryabonesha muri metero 100 ari ku manywa, nijoro rikabonesha muri metero 20? Hoya, ari ku manywa n'umuyobozi w'ikinyabiziga cyangwa n'umuntu ashobora kugucaho bisanzwe yicaniye telefone iri kwaka, ntubibone kubera ko ari ku manywa. Rero intera yo ku manywa iba igomba kuba nto, iya nijoro ikaba nini. Kubera ko ushobora kuba uhagaze i Nyamirambo, wareba i Remera cyangwa wareba za Gikondo ukabona itara ririyo, ukabona riri kwaka kubera ko ari nijoro. Ariko ari ku manywa ntiwaribona. Rero intera yo ku manywa uri kubona ko iruta iya nijoro. Niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kandi hose reba intera yo ku manywa iruta iya nijoro. Niyo mpamvu duhisemo D. Niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Kibazo cya 15 kikabaza ngo iyo umuvuduko w'ibinyabiziga bidapakiye ushobora kurenga kilometero 50 mu saha hategamye, bigomba kuba bifite ibikoresho by'ihoni byumvikanira mu ntera. Cyavuze ihoni kiri mu ntera imwe mwisi baduhaye ukaba wabyumva. Mu ntera ingana iki? A metero 100, B metero 200, C metero 50, D metero 150. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanyuma cy'ukuri nta kindi ni C metero 50. Iyo umuvuduko w'ibinyabiziga bidapakiye ushobora kurenga kilometero 50, biba bigomba kugira ibikoresho by'ihoni. Cyavuze ihoni kiri muri metero 50 ukaba wabyumva. Ndizera ko ramutamo C,
ndizera ko uramutse yandika ku gapapuro utari wahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita uyigikora. Nka velomoteri igira ibikoresho byumvikanira mu ntera ya metero 20, uvuga ngo iyo ivugishijeho n'ikiri muri metero 20 uba wabyumva. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande enye kuko uru ntabwo ari uruzigaye, ntabwo ari mpande eshatu, ubuso bw'ubururu, ibirango by'umweru n'umutuku. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, isangano rifite ishusho ya T. B, inzira idakomeza. C, aho batelefonira. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanizo cy'ukuri nta kindi ni B, inzira idakomeza. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga, kikaba kigaragaza ko inzira giteyeho mu ntangira idakomeza. Impamvu wagishyiraho ni ukugira ngo utazaba uri kugenda mu muhanda wabona inzira cyangwa umuhanda ushamikiye ku urimo ukagira ngo ubonye umuhanda w'ubusamo, wawugera imbere ukabura inzira. Rero bashyiraho kino cyapa bakubwira ko inzira giteyeho mu ntangira idakomeza. Bajya banakibaza mu buryo bw'amagambo bakavuga ngo ese icyapa kigaragaza ko inzira giteyeho mu ntangira idakomeza kirangwa n'ibirango bisa bite? Uzavuge ko ari umweru n'umutuku. Niba kikubaza mu buryo bw'amashusho uvuge ko ari inzira idakomeza. Ibyo byose mba mbikubwiye hakiri kare kugira ngo uhure nabyo ubifiteho amakuru uhita ubikora. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo iyo banyuze iruhande rw'inkomyi abanyamaguru bagomba gukikira banyuze mu muhanda, abayobozi bagomba gusiga umwanya ufite ubugari bwa metero imwe nibura hagati yabo nayo. Iyo ibyo bidashoboka kubahirizwa kandi umunyamaguru akaba anyura hafi y'iyo nkomyi, umuyobozi agomba kuyikikira afite umuvuduko utarengeje ibipimo bikurikira. Umuvuduko utarengeje ibihe bipimo: A, kilometero 10 mu saha, B, kilometero 20 mu saha, C, kilometero 30 mu saha, D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Niba uhagaze impande y'iranzira y'abanyamaguru ugomba kubasigira umwanya byibura ufite metero imwe z'ubugari kugira ngo bashobore kunyuramo batagombye kuza guteza umuvundo mu muhanda ngo babangamire imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga. Iyo ibyo bidashoboka kubahirizwa ugomba gukikira ngo iyo nkomyi utafite umuvuduko utarengeje ibipimo bikurikira. Iyo ibyo bidashoboka kubahirizwa ugomba gukikira iyo nkoni. Iyo ibyo bidashoboka kubahirizwa ugomba gukikira iyo nkomyi ufite umuvuduko utarengeje ngo ibihe bipimo. Mwa bino bipimo nta na kimwe kirimo, niyo mpamvu disimo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ibyapa birimo imivuduko barabimanika, ntabwo babishyira ku byapa. Ibyapa bivuga ku muvuduko barabimanika mu muhanda, ntabwo ugendera ku muvuduko runaka ngo kubera hari inkomyi wagenwe. Oya, biba bimanitse mu ntuza mu mihanda ukamenya umuvuduko urajya uragenderaho. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo guhagarara akanya gato no guhagarara akanya kanini bibujwe cyane cyane aha hakurikira. Hari ahantu ikinyabiziga kiba cyahagarara umunsi wose, hari ahantu ikinyabiziga kiba cyahagarara ijoro ryose, ariko kiba kibujwe guhagarara umwanya munini hehe? A, ku mihanda y'icyerekezo kimwe hose. Imihanda y'icyerekezo kimwe ni wa muhanda iyo wamaze kwinjiramo nta na rimwe wemerewe gukata ngo usubire inyuma, ariko nawe mu gihe uri kugendamo nta kinyabiziga mwigera muhura kubera ko habagendwamo mu cyerekezo kimwe. B, mu ruhande ruteganye n'urw'ikindi kinyabiziga gihagazemo akanya gato cyangwa kanini. C, ku mihanda ibisikanirwamo y'ubugari bw'umwanya w'ibinyabiziga ugomba gutuma bisikana butagifite metero 12. D, ibisubizo byose nibyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanizo cy'ukuri nta kindi ni B, mu ruhande ruteganye n'urw'ikindi kinyabiziga gihagazemo akanya gato cyangwa kanini. Niba uri kugenda mu muhanda uba ugomba guparika ikinyabiziga cyawe kuri iriya parikingi n'ubundi iri mu ruhande uri kugenderamo.
n'ibiri iburyo ugaparika n'ubundi ari ruhande rw'iburyo. Uba ubujijwe kwambukiranya umuhanda ngo ujye guparika kuri iriya parikingi iri ibumoso iteganye n'urw'ikindi kinyabiziga gihagazemo akanya gato cyangwa kanini. Niyo mpamvu duhisemo ko igisubizo cy'ukuri ari B. Niba uri kugenda mu muhanda uparika n'ubundi iriya parikingi iri mu ruhande uri kugenderamo rw'iburyo. Uba ubujijwe kujya guparika ibumoso hateganye n'aho ikinyabiziga kindi kiba gishobora guhagarara akanya gato cyangwa kanini. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukora ahuye n'amatungo mu muhanda? A. Kuvuza ihoni kugira ngo zihunge. B. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko zigatambuka. C. Kwatsa amatara maremare kugira ngo utambuke wihuta mu buryo bushoboka bwose. D. Kuvuza ihoni ukanyuraho witonze. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano cy'ukuri nta kindi ni B. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko zigatambuka. Niba usanze amatungo mu nzira nyabagendwa utwaye ikinyabiziga ugomba kugabanya umuvuduko ukareka zikamanza zigatambuka cyangwa se ukanahagarara ukirinda gutanguranwa nazo kugira ngo zitaguteza ibyago. Ibyo byago aba arimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu ugomba kugabanya umuvuduko ukareka zigatambuka. Ndizera ko ramsamo B. Ndizera ko ramskyandika ku papuro. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajwe mwa kino kizamini cy'uyu munsi kirabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora abonye autobus iri kuva aho zagenewe guhagararwamo? A. Gukomeza iruhande kuko ufite uburenganzira bwo gukomeza. B. Gabanya umuvuduko maze ureke yikomeze. C. Gerageza unyureho kugira ngo atagutinza. D. Menyesha umuyobozi wa autobus aguha inzira. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tekereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni B. Gabanya umuvuduko ureke ikomeze autobus. Uri kubona ya bisi za yuto ngo irahagaze, hari abagenzi bari kuvamo cyangwa se bari kujyamo, ihagaze mu cyapa. Noneho weho uri inyuma yayo ubonye yatangiye kuva mu cyapa igaruka mu muhanda. N'igice kimwe cyamaze kugera mu muhanda. Ugabanya umuvuduko maze ukareka igakomeza. Ntabwo utanguranwa nayo kugira ngo utayiteza ibyago cyangwa se akaguteza ibyago. Ibyo byago aba arimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu baba mugomba kwitonda. Ndizera ko kino kizamini dukosoye ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho. Ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo agenda bashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ndabakunda cyane. Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza. Abari hafi gukora amahirwe masa.